cy'umuntu njyewe bakobwa badamu mureke ba dream killers tubashyira ku ruhande dutoranye dream killer abantu bica inzozi zacu abantu badashaka ko tuba abo ribo ab'Imana yaturemye kuba bo tubashyira ku ruhande ubundi dutoranye n'ababandi ntitubashugunya Shubuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nshuti bakunze ndabashuje aho muri hose. Imana ibahe umugisha, nishimiye Imana muri kino gitondo kongera kubonana namwe kandi nabashimira cyane aho muri hose. Imana ibahe umugisha, mukomeje kutwereka yuko muri kumwe natwe, mukomeje kudukurikirana mu gihugu cyacu ndetse no hanze yacyo, aho mudukurikirana hose ku migabane y'isi. Mbahaye ikaze mu kino kiganiro twagarutse nitwe b'abagore muri cya kiganiro kivuga ngo umugore w'umunyembaraga. Umugore w'umunyembaraga twamaze kubona wari we, twamaze gusobanukirwa umugore w'umunyembaraga ni mugari, mwarabyumvise kandi n'ubu turacyakomeza kumuvugaho. Ni karibu mbahaye ikaze kandi ndushaho no kubashimira cyane uburyo mutwereka ko turi kumwe. Imana ibahe umugisha cyane kandi ndushaho no kubashishikariza kubabwira ngo kora subscribe, kora share, menyesha abandi bose kugira ngo iki kiganiro kibagereho. Imana iguhe umugisha cyane, turabishimiye kandi turabakunda, turabanezerewe muri byose uburyo mutwereka yuko turi kumwe. Imana ibahe umugisha cyane. Iki gitondo rero nanone twagarutse, ariko ntabwo ndi jyenyine nk'uko mubizi, ndi kumwe na bagenzi banjye, ndi kumwe n'umugore w'umunyembaraga. Batamwenda gushuje mu izina rya Yesu. Ndakwakira muri kino kiganiro. Imana ibahe umugisha cyane. Turi kumwe kandi n'umukobwa Karen Ishimwe. Karen ndakwakira mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Imana ibahe umugisha kuza muri kino kiganiro. Murakoze, murabagore abanyembaraga, uri umukobwa w'umunyembaraga. Imana ibahe umugisha cyane. Nshuti bakunzi rero nk'uko mubizi turi abakristo, reka tubanze dusenga Imana tubiyegereza namwe aho muri hose. Imana ibahe umugisha, dusenga Imana mu izina rya Yesu. Karen ndakwakira kugira ngo udusengere dutangire iki kiganiro, duhesha abantu umugisha w'Imana kandi twakire umwuka w'Imana kugira ngo azabane natwe. Imana turagushimiye, turahimbaje, tugoye icyubahiro kuri Imana nziza, Imana ishobora byose. Natwe wabanye natwe mu biganiro bigiye bishize, turagushimiye kubw'ubufasha bwawe, turagushimiye kubw'umwuka wera waduhaye ukatuyobora. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Mwami rero dusengera iki gikorwa tugiye gukora, dusengera ijambo tugiye gusohora, reka ntabe ari twebwe ahubwo ijambo ryawe ducemo Mwami ryisohokere. Mwami turagusabye ngo ubane natwe, utuyobore, yaba ari mu magambo yacu, yaba ari ibyo tuvuga byanditse, uyobore ikintu cyose Mwami Imana kiducamo, kigire uwo gihindura, kigire uwo gifasha mu izina ryawe. Izina ryawe rishimwe kandi uhabwe icyubahiro, tuzaba tubyizeye. Amen. Nshuti bakunzi rero, Imana ibahe umugisha cyane. Karen urakoze kudusengera, nagira ngo nongera mbahe ikaze muri cya kiganiro ku mugore w'umunyembaraga. Ariko murabizi ko inyuma twagiye tuvuga ku mugore w'umunyembaraga, turangiye tuvuga ku nkingi. Nizihe nkingi umugore w'umunyembaraga? Ni gute agomba kuba inkingi mu muryango we? Ni gute abasha gutera umuryango we muri societe? Ni gute agomba gutera wa mwari wa mukobwa we? Ni gute ugomba kuba inkingi? Ibyo twarabibonye abari agahe gato, ariko twarabibonye. Ariko umwuka w'Imana nk'uko nababwiye ngo aracyakomeza kutubwira ibindi. Kandi uyu munsi rero dufite topic yindi, dufite insanganyamatsiko ivuga ngo nizihe nshuti umugore w'umunyembaraga, wa mukobwa w'umunyembaraga we, wa mugore w'umunyembaraga we, nizihe nshuti ukwiye kugira mu buzima bwawe. Tugira inshuti nyinshi, murabizi, ugira inshuti nyinshi zikaguhemukira, hari zo wishe inshuti ariko zitari inshuti. Kugeza na bw'uyu munsi hari abo mugendana ariko batari mugomba kugendana. Murabyibuka Imana yabwiye Abraham, aramubwira ngo tandukana na Loti, tandukana nabo kuko nibwo ndi buguhe umugisha. Hari inshuti Imana itagitwemera kugira ngo tugendane nazo, wowe ukabuzita ko ari inshuti, ariko Imana ibona ko ari abantu bazica ejo hawe hazaza. Imana ikabona ko ari abantu bazaba ba destiny killers mu buzima bwawe. Nyamara ukaba ukibafashe, ukaba ukibaholdinze, ukumva yuko utagenda naho umutajyanye, ukumva ko utashobora gutangira projet mutari kumwe, ariko bo babereyeho kwica vision yawe, ariko babereyeho kwica umugambi wawe. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ngo
Nizihe nshuti mu buzima bwacu dufite, nizihe nshuti mu buzima bwawe. Ubwo tubivuga nawe usubiza inyuma ugiye kuzumva, kuko umwuka w'Imana yatubwiyeho gato ariko aranakubwira byinshi cyane. Ndagira ngo rero mbakire mbahe ikaze, mutega amatwi mwumve kandi dukurikirane icyo Imana ivugana natwe muri kino gitondo. Nizihe nshuti mu buzima bwawe. Yes, Imana ibaha umugisha cyane. Karibu rero tubahaye ikaze muri iki kiganiro umugore w'umunyembaraga. Tugiye kuvuga ko nizihe nshuti ufite mu buzima bwawe. Batamuriho iki kintu topic ngiye maze kuyumvaho nasanze ari ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu, kuko inshuti ni zimwe zishobora kudusunika mu mugisha wacu, ni nazo kandi zishobora kutwica zikadukuramo, ni nazo zatuma kare umukobwa ya nshuti mbi ishobora gutuma atakaza amahirwe, ishobora gutuma abura ya fiance we, ishobora gutuma abura urugo rwe rw'umugisha, agatandukira agashaka urugo rwe rutari rw'umugisha. Izo nshuti ni ngira ngo kugira ngo twibaneho dukurikirane, hanyuma ndagira ngo dutazure izo nshuti. Ese batamuri abantu bose tubana nabo, abantu tugendana nabo, babandi batwegere cyane, niko bose ari inshuti nziza? Urabitekereza ute kuri insanganyamatsiko? Urakoze cyane. Nuko wabivuze duhereye inyuma kuva ku kiganiro cyacu cya mbere, nago iki kiganiro cyacu turimo no kuvuga ku mugore w'umunyembaraga, umugore w'umunyembaraga. Ubwo rero twamaze kumenya imbaraga z'umugore aho ziri n'uburyo zaje, noneho tukongera tukareba ko ari inkingi. Kumbaza ngo inshuti mwiriye kugira nizo mba nkakwiriye kugira, ntabwo byangora, kubera ko iyo kugira ngo ube umunyembaraga, kugira ngo ube inkingi, mbere na mbere ugombye gusobanura inshuti, ugombye kuvangura inshuti. Njyewe rero nyamara gutekereza kuri iyi nsanganyamatsiko, kuri iyi topic yacu, nagize uburyo ndatayiza inshuti. Hari inshuti nziza mampaste, hari n'inshuti mbi. Hari inshuti zishobora gutuma ugera kure, hari n'inshuti zishobora kugukumira, kandi zose ziratuzengurutse, kandi zitwa inshuti zose turazifite cyane cyane pe. Hanyuma njyewe umuntu wa mbere nabonye nagira inshuti yanjye nk'umugore, nkamwegera nkamwiyegereza, n'uwo nise mu cyongereza a confident woman. A confident woman, umugore wiyizera, umugore wifitiye icyizere, nta wundi kimushyizemo. Yego, uwe naturally akaba yifitiye icyizere mu biki, akavuga ati njyewe ubwo mubona ndiyizi, ndabizi ko ndi umunyembaraga, ndabizi ko ndi inkingi ikomeye muri rugo rwanjye, ndabizi ko njyewe kuba mpari I contribute a lot to my country, mfite ikintu kinini nzana mu gihugu cyanjye, mfite ikintu kinini nzana mu muryango wanjye, mfite ikintu kinini nzana mu rugo rwanjye. Uyu confident woman, uburyo namudefininga cyangwa namudescribinga, this is a woman without limit. Ni umugore udakumirwa, sibyo? This is an unstoppable woman. Amen. Ni umugore nta kimuhagarara imbere ngo akunde, nta cyica vision. Yego, kuko mapaste mu nshuti zacu tugiramo inshuti zitubwira ngo urashoboye. Nkaza nkakubwira nka project yanjye, nuhita umbwira ngo batamuri, ese ubwo ibyo urimo ni ibiki? Kavuga uti no, this one you can, icyo uragishoboye, wagenda kandi wagera kure. Izo nshuti nizo dukeneye, ntabwo dukeneye za nshuti ziri butwumve zarangiza zigaca inyuma zikatubackbiting. Buriya suriya nawe, buriya nawe uriya arabishoboye, ariko abantu ntabwo bazi kwireba, kandi muragendana public irabibona ko turi inshuti, bazi ko tubanye, bazi ko turi kumwe. Izo nshuti rero turazigira mu miryango tuvukamo, mu miryango twashatsemo, mu cyaki, aho dukorera, aho dusengera. Izo nshuti zirahaba. Tugira izitubwira ngo urashoboye, tugira izitubwira ngo
kuriya nawe nanakwegere mu kinyarwanda babyita kunegura ariko rero njyewe ukuntu nababwira uyu munsi ukuntu nabwira umugore dukurikiranye isobanukirwe kuri umunyembaraga you are a woman without limit you are unstoppable woman hatagira ugustopinga n'abagabo bajya babamo akakoze ubwo uri mu biki urajya he urakora ibiki boyfriends abafiance ku bakobwa akakoze ubwo noneho ibyo just know that you are unstoppable gusa irinde icyaha irinde gukora ibidakwiriye kora ibintu bikubahisha kandi biguteza imbere numara kucyanalizinga rero mama pastor ukamenya ko iki kintu kikubahisha iki kintu gishaka guteza imbere wowe n'umuryango nyarwanda rusange cyangwa si ku isi be unstoppable woman be confident be a woman without limit Imana umugisha cyane Nshuti bakunze murayumvise inshuti ya mbere niyo ngiyo ugomba kuba umugore ufite inshuti iri confident wowe ubwawe ukigirira icyizere ukumva yuko nta wundi muntu ugombye kugira icyo yakuzamura kugira ngo aze abanje gutera amajeke ngo wumve yuko ikiriya wagishobora wa mwari wa mutegarugori uduteza amatwi niba Imana iguhaye umugisha ubaye appointed igirira icyizere ko wabishobora ni urugero his excellence uyu president wa republika niba kugiriye icyizere be confident yuko ira office ira ministry urayikwiye reka rero kumva amatwi akubwira ngo uzabishobora niba umugabo runaka aramunaniye ira office yajyamo abantu benshi no wowe ube unstoppable wumve ko ari wowe mu gihe cyawe uzahagarara nabe wa mugore president yavuze ko umugore w'u Rwanda ni don't touch numba rero president akutubwiye ngo ni don't touch daboro nuko natwe tugomba kukugira ibyo twubahiriza tukaba abanyembaraga tukaba abagore babizerwa tukaba abagore tukisobanukirwa ko turi inkingi nedukubita hirya no hino hanyuma tukaba unstoppable woman ariko batamaze ko ari ikindi kintu nabonye ashobora kukuba don't touch wenda mu bundi buryo ariko akakwica mentally akakwica akagutakinga kandi akakunesha akakumvisha yuko bidashoboka akakumvisha ko uriya mugabo mwashakanye adashobotse akakumvisha yuko uriya musore Karen uriya musore ukunda akakumvisha yuko utazamushobora umuryango utazashoboka agatangira kukwica mu buryo bw'imitekerereze yawe ni ukuvuga ngo wowe dukurikiranye mwari n'umutegarugori wahuri data wowe umanuvara igirira icyizere niba uhagurutse Imana ikubwiye ngo kora business oya kora business hatagira undi muntu ugucarenginga Imana ibaho umugisha inshuti bakuru uzi ko ngewe mu nshuti zanjye zirimo n'ubu ndabagira tugira ubwoko bwose ariko sincerely speaking naramutse mujomereyeho gake nkamenya ko you are such a character I don't have time for wasting I just cut you off kubera ko I don't deal with someone ushaka kundimitinga njyewe nukoneye mbega natural rata njyewe God created me when I'm confident gusa ikintu nsaba Imana ni ukugiturinda amafuti ikaturinda gukora ibidakwiriye ikaturinda kwiyandarika ariko numara kubona ngo be confident starting from your house mu nzu yawe n'abana bawe n'umugabo wawe iyubahishe ariko kandi wigirira icyizere Karen kuri isanganyamatsiko ku ruhare rw'abari tumaze kumva rwacu abategarugori uburyo dushobora kugira confidence no mu rugo rwacu twe twazigezemo turabyaye tubana n'abatware bacu dufite wenda dukorera ariko ni gute uyumva insanganyamatsiko ku ruhare rw'abari ni gute ugombye kwigirira icyizere nubwo twagiye tubikomozaho wenda gatoya ariko ndagira ngo ubigimize ubwire abari n'abategarugori kuri iyi topic ni gute bo bashobora kwigirira icyizere kumva yuko ibyo ngibyo arimo nangwa ashaka Imana imushyizemo kandi byiza bihesha icyubahiro agomba kwigirira icyizere muri merci kuma ijambo ukuntu mbyumva ikintu cya mbere turi kuvuga yuko ari kureba friends kureba inshuti dukwiye kugira ubwa mbere yuko ureba inshuti njye numva ugomba kubanza ubwa mbere ukikunda wowe hari abantu batikunda ukabanza ukaba friend wawe kuko you attract who you are like who you are ntabwo uza attracting umuntu umeze mubi bwa mbere ikunde wumve ko kwibyiza wumve ko kwinshuti nziza rero attract so nuba mwiza uzumva yuko bazizana beza abeza bazaza n'ababi ntibazabura kuza ariko most of them bazaza ari beza kuko ibintu
hari ibintu tugiye twigize kwiga muri physique ngo by'amapoles bimwe biba ari ziratractingana different positive na negative biratractingana iyo byatractingana ntabwo ushobora kubitandukanya so nawe rero iyo uhuye na friend birakururana ikintu navuga ugomba kureba nanone mu nshuti ukareba ngewe ukamenya abantu ushaka ukamenya ikintu ushaka kuko uzaba umumama cyangwa uzaba umugore mwiza bitewe na friends bagize hasi uzaba woman of valor cyangwa umugore w'umunyembaraga bitewe na friends bagize hasi igihe uzagira abakobwa inshuti mugendana seti y'abantu mugendana ari abantu bari weak abantu bakudiscouraginga nta kintu kimwe kigeraho future yawe izarangirira hasi izapfiraho ejo usanga ibyo byose nta kimwe so ugomba kuba direct ukamenya I want this friend ukachoosing ukareba abantu ukaba selective ukavuga ngo I want this ukagendera ku byawe uvuga ndashaka abantu babi bazijyana utabahaye umwanya ukabareka ukagendana n'abantu bazima ubona bagufasha kare cyane kuri iyo point wari ugezeho hari ibintu twigaga natwe ibyo bita peer group influence cyane byazaga ku basore ku rubyiruko peer group influence ugasanga umwana yagiye ku ishuri kwiga akajya ku ishuri yari muzima atanywa itabi atiyandarika yambara neza wajya kubona ukabona umwana aragarutse umwana w'umukobwa azinze ukuguru kumwe kw'ipantaro kumwe kurazinze ukundi kuramanuye wajya kubona ukabona araje abouncing yambara pocket ntabwo yabivanye iwabo ni peer group influence ni kwa kugira za nshuti zitari nziza mu rundi ruhande za nshuti zitari nziza noneho rero iyo uri confident iyo wifitiye icyizere ushobora no kugendana na wa muntu uzinga ukuguru kumwe ushobora no kugendana na wa muntu mw'itabi ariko ntuhinduke kubera iki wifitiye icyizere uriyizi uza uvuye uza kugiye uzi icyo ushaka sibyo niba rero ikintu ushaka kubabwira mureke bakobwa mureke badamu tumenye icyo dushaka twigirire icyizere mapaste mbere yuko jewe mwizera wowe banza wiyizere yego nishaka jewe mvuge ibyo nshaka ariko daboro wowe uriyizeye ni nabwo iyo bakuvuze nta kibazo bigakomeza life continues kandi igenda ikontinuinga neza kubera iki you're confident uri ufite self confidence no kuvuga ngo kugira ngo uriya mudamu hazazira w'inshuti yanjye mu buzima bwanjye anyuzuze umugore w'umunyembaraga we ye kuza kwa wari umbwira ngo ndi confidence ahubwo ubwanjye nanjye negire confidence agira ahera nawe agira aho yunganira no kuvuga ngo ye gusanga ni empty ndi umuntu urawuhungabana niba ari urugo nicaye mu uyu munsi ngo numve ko undi ushobora kuza amompiting no uriya mutware wanjye yashatse mwiriye ibyo biramajije kwigirira icyizere abana bandi tubyaranye biramajije kwigirira icyizere niba kareno ufite fiance areka kumva babandi bakubwira ngo ntago agukwiye ntago mujyanye ntago ari kuri level yawe oya igira icyizere ko ni wowe yaba ari hasi yaba ari hejuru wowe umve ko ari wowe afite ibyo nifuza as completing we need friends who completing apana competitive cyane kandi mama pastor you can't be a confident woman you can't be a confident girl when you're not a prayerful woman when you're not a prayerful girl bintu bya mbere nabonye byubaka icyizere ukigirira icyizere gikomeye nuko ufite direct communication n'Imana nuko uri umusenzi nuko uri umugore wafashe Imana ukayishyira muri wowe noneho mbere yuko Karen ari buze kumbwira ngo uriya mugabo si uwanjye mfite communication apana ibyo abahanuzi bahanuye apana ibyo pastor yambwiye njyewe bugerega confirmation y'Imana umutima wawe ugubwa neza umera neza urishima hanyuma mbere yuko ibyo bindi byose biza nimbe a confident woman but a prayerful woman but a prayerful girl then mbe a woman without limit mbe an unstoppable woman ndashaka ko tuba unstoppable women ndashaka ko tuba unstoppable girls kubera iki umuntu njyewe hari agakuru kamwe nzi umuntu bari babyaranye abana babiri umuhanuzi ngo arazara babwira ngo nago umugabo yaruwe
umugore atabana be n'urugo Arahaguruka, aragenda. That woman was not confident. Na confidence yari afite kuko yaza kuba daboro uriya mugabo kuba mwarabyaranye kuri njye birahagije kuba ari uwanjye kuko abari abana ngomba kubarira. Imana igumugisha cyane. Aho niho narinjiriye igitekerezo kivuga ngo ese ni gute twamenya za nshuti, ni gute twazimenya ko batamu karere. Umuntu ashobora kuza akakurisha mari friend wawe ugafiansa abizi aho mugeze kuva umusore agutangiye akarabizi ariko nyamara atari a good friend of you, ari behind something, arashaka kwica ubukwe, arashaka kwica urugo. ubwo hano neza guse ni gute twagenzura zira nshuti twazibwirwa n'ikirere tubana nazo nk'abagurira ibyo yavuze ngo abayuda tutangura nabo ngo abayuda tugendana nabo abayuda tuyita nabo abarara tuseka nabo. nakuzi muririmbyi nanone yabivuzeho ngo araza akagusoma kwitama, araza akagusoma kwitama nyamara ashaka kukwica uko yagambaniye Yesu. Aba bantu tubana no mu buzima ariko ntabwo byoroshye kuko ni nawe gusekera cyane, ni nawe kwitaho cyane, ni nawe uhora iwawe cyane, ni nawe ushaka kumenya vision zawe, ni nawe ushaka kumenya iyerekwa ryawe, ni nawe ushaka kumenya relationship ifite n'inshuti yawe n'umugabo wawe nangwa se n'ababosi n'abagukoresha bose. Package naha abagore, package naha abakobwa kugira ngo tumenye izo nshuti. Ikintu cya mbere tuba abasensi, icya kabiri tube confident, twigirire confident, twimenye twebwe ubwacu. Karene yabivuze ngo twikunde. Wake up in the morning, byuka mu gitondo, jya muri dressing mirror yawe irebe uvuga utari ko I'm beautiful. Yes, I'm beautiful. I'm beautiful. Ndakwiriye, naremwe mu ishusho y'Imana, ndi mwiza pe, ndasa neza, ndi mwiza. Hanyuma babandi bari buza kumbwira rero nosa neza, banza wa appreciating ibyo ufite, banza wa appreciating wowe. Hanyuma nibaza kukubwira ngo uriya muntu ni mubi, uri iki, d'abord uzavuga umumenye, ugiriye amahirwe yo kumenya yacu. Ni gute wowe uyu munsi waje nkambwira ngo that husband is not mine, duriya rugo ntago ari urwanjye, ese uriya fiance ntago ari ntago dukwiranye. D'abord cyane nk'abakobwa kare mu kurambagizwa ugombye kuba ufite ibintu ukunda nkunda uriya muhungu mukunze miki 1 2 3 4 nugira amahirwe ukabona bya bitatu by'ibanze arabifite. Continue with your fiancé, komeza ujya imbere, be a girl without limit. Kundi ikintu cyawe kandi umenye kukidefending kugira ngo yashute kwihishamo neza isange uzi uburyo ukigomba kudefending ikintu ufite igisubizo. Mapaste indi muntu uburyo indi ngingo ya kabiri uburyo binyorohera kubamenya. Tugomba kugira abagore abakobwa bari cheerleaders, abayobozi. Uyu muntu buri muntu wese mu nshuti zacu na pastor tugombye kugira abantu b'abayobozi batuyobora. Aba bantu uyu muntu yaje mu buzima bwawe arakwasharinga akugeza kuri destiny yawe. Urumva akugeza kuri destiny yawe arakubwira ngo yabatamuri urashoboye wabikora by'imbere ndetse agutazurira inzira akwereka inzira. Sibyo mama pastor aho kugira ngo umbwire cyangwa backbiting cyangwa laying strategies uburyo wa stopping uburyo mwagerayo uyu mu cheerleader uyu muyobozi ahubwo aranazurira aza mu buzima bwanjye akambaza questions ziri buzana igisubizo, akambaza ibibazo biri mu bisubizo agatuma angira uwondi we. Sibyo Imana igumugisha. Ni ukuvuga ngo uyu mudamu muramwumvisha inshuti ya kabiri dufite mu buzima bwacu tugomba kugira. Ubwo turimo kubabwira izi nshuti dufite mu buzima bwacu, genzura urebe neza inshuti ya mbere wayumvise ko ari umugore uri confidence, nawe ukagomba kwigirira confidence. Ni ukuvuga ngo iyi nshuti urayifite mu buzima bwawe. Inshuti bakunze iragira ngo ukore revision, subira inyuma nawe ureba mu nshuti zawe izo wagiye uhura nazo zikagukomeretsa. Iya mbere tumenya ngo ugombye kugira inshuti ya yindi ifitiye icyizere, ubwo nawe ukamubona ari umuntu ushobora kwigiraho urugero. Iya kabiri tumaze kubona yuko ari cheerleader, umuyobozi, umuntu ushobora kuza akakuyobora mu buzima bwawe akakumenya. Ikintu cya mbere giye bategure namaze kubona kare iyi nshuti uburyo aguciyaringa arabanza akakwiga akakumenya akavuga ngo no batamuriza decoration ntabwo yisho ibintu bijyanye na decoration muri business, ariko
ariko batamuriza umufunguriye office akaba umukonsultant yabishobora urumva uwo mugore ko yabanje kukumenya yabanje kukuridingama yabanje gusoma ibitekerezo byawe ariko ya yindi mbi iyo iraza ikabona cya kindi ishoboye akaba ari kikuraho imbere yawe umva akamakinga shubwo yagustopinga ariko noneho package ikwiriye ma pastor no ndacyabisubiramo bagore bakobwa let us be a woman without limit umugore ubyuka mu gitondo bize mutwe wango ngewe na wapfa kunangira igihe ndimo gukora ibintu biri right na wapfa kunstopinga na wapfa kunyitambika imbere igihe cyose ndi mu mugambi w'Imana kandi muri ibintu bikwiye bitari bukoze isoni umuryango wanjye bitari bukoze isoni societe ndimo noneho wigirira ikizere hanyuma ugire wa mutima wo gufasha abandi wo kubashakira inzira wo kubayobora ubazamure mama pastor reka mbwira aha hantu iyo mavuga mpita nibuka Mose na Baroni sibyo Mose iyo ataza kugira abantu bamufasha amaboko seriously nta hantu yari kugera ariko Mose mu byatumye anesha ruriya rugamba mu byatumye yambutsa Abisirayeli akabageza mu gihugu cy'isezerano yagizwe na zira nshuti nziza yagize cheerleaders yagize abantu bari babizi neza yuko bagomba kuzamura amaboko ya Mose bakamushyigikira kugeza igihe banesheje urugamba Imana igumugisha cyane nshuti bakunze murabyumva aduha urugero rwiza rw'umukozi w'Imana mo no kuvuga ngo Mose yatagira bari aba bantu turimo turabagenzura mu buzima bwawe n'ubwacu kugira ngo ugira ugera n'incuro zingaho umaze kugwa kubera inshuti mbi n'incuro zingaho umaze guferinga kubera inshuti mbi n'incuro zingaho umaze kuruzinga akazi kubera inshuti mbi n'incuro zingahe uhora n'intambara kubera inshuti mbi umutima ugakomereka abantu mama pastor babaye bifite igikomere cy'umuntu njyewe bakobwa badamu mureke ba dream killers tubashyira ku ruhande dutoranye dream killer abantu bica inzozi zacu abantu badashaka ko tuba abo ribo ab'Imana yaturemye kubabo tubashyira ku ruhande ubundi dutoranye n'ababandi ntitubajugunye ngo tubareke ntitubange mbega ariko tumenye nabo ko tutari bubashyira imbere ahubwo turi bubajyanire ku ruhande tukabazamura tukabatoza kuko mama pastor muri za nshuti hari undi muntu wa gatatu twarebye confident woman ari we muntu wifitiye ikizere twagiye cheerleader ari we muyobozi noneho nakubwira ngo a mentor a coach umutoza umuntu utoza abandi karere sibyo Karene ukeneye umukobwa mu buzima w'inshuti yawe ukeneye umuhungu mu buzima w'inshuti yawe uri bugutoza a mentor sibyo a coach uri coach rero akora iki arakubwira ati no Karine this is bad continue with this don't go here take this direction taha kare Karene wambaye nabi Karene wambaye neza kuko nanone ma pastor nitukarebe negative sides gusa burya ukuntu Imana yaturemye tugira negative side tugira uruhande ruri negative tukagira n'uruhande ruri positive tugira ibyiza n'ibibi nuko twaremwe ariko noneho kugira ngo twubake umudamu w'umunyembaraga kugira ngo twubake woman of valor afatika garagare ahereye mu ngo zacu mubwire ngo aho uvuga nabi ariko aho uvuga neza aho ugenda nabi ariko aho ugenda neza ahangaha ukora nabi ariko aho ukora neza noneho umuzamure umutesha ibi ariko uzamura ibi uyu rero niwe mentor nicyo akora ni umutoza ni umudirije dukwiye kumugira mu buzima mu nshuti nagagombye uyu ni inshuti ya gatatu nagombye kubura umuntu wifitiye icyizere umuyobozi and then umutoza abo bantu tubafite sibyo hari n'uwa kane ma pastor uyu nguyu bamwita utaragera ku wa kane reka maze niba Karine wenda twebwe aho tugeze twagira amahirwe wenda aho tugeze turabana turi bakuru turabyaye turubatse ese kare ubundi maze mubaze wowe none ntuseka ariko ndagira ngo maze mwibaze ufite umutoza mu buzima bwawe umwana w'umukobwa ufite uzagushingira wowe umutoza uramufite akumariye ikirere igihe mumaranye urugendo mugendanye urabona ari ingenzi ni ingenzi kubera ko yabivuze mu muntu
ni umuntu ukwereka niba uri gukora business cyangwa n'urugero niba uvuze ngo you start a show akakubwira ngo this is good but I think you can make it like this akakwereka akantu gashobora gutuma biba successful kurushaho akakwereka akantu gatuma ibintu biba byiza kurushaho ndamufite kandi ndanamufata nk'umuntu w'agaciro kuko hari ikintu kizima mariye hari ikintu anyiprovingaho arakenewe cyane noneho abatabafite wababwira icyo bakwiye kubashaka bakwiye kubashaka ko wakora urumva nta muntu wanga umuntu umufasha kuko ufite abantu bari negative ikintu cyose wajyamo cyapfa ikintu cyose watangira cyapfa ikintu cyose mu buzima ufite abantu baguca intege nibwo waba umeze ute wageraho ugacika intege ni ukuvuga ngo iyo wamutoza umufite niyo ugeze ahantu ucika intege aragufasha niyo ugeze ahantu ucika intege kuko umufite ari chair leader ku buzima bwawe urasubira inyuma ukamubwira kuko umwizeye ko atameze nk'abandi we ntiyakubreakinga umutima we yakuyobora uzise mama pasteur ikintu cy'ingenzi wa menta wa coach afite nuko nzi ko atashunga twirinde inshuti zidushunga nanone babandi bahora baduclapingira badukomera mu mashi naga ari byiza hari ibyo bavuze ngo umuntu arakuzamura yakugeza mu kirere akakurekura imagine umanutse ushobora kumanuka ukakubita umutwe hasi ugasandara ushobora kumanuka ukavuna urugingo ariko wa muntu ukubwira ngo oya batamuri ahuri umugore w'umunyembaraga ariko improving ahangaha dukeneye nanone ntambwira ngo you're so beautiful ariko you need to improve this you're so beautiful but I think you can stand here on this side you're strong you're a strong woman you have improved noneho mama pasteur tukareba muri za nshuti zacu ubundi bwoko bwa kane uyu njyewe namwise intentional critics umuhinyuza umuntu guhinyuza niho turamukeneye niho turimo kwavoidingira abandi badushunga badukomera mu mashyi gusa ntabwo nabari beza mujye mubagenzura bagore bakobwa mureke tugenzure inshuti nanone kugendana n'umuntu uhora ukubwira ngo ntabwo umuntu mwemera intentional critics umuhinyuza kandi abigambiriye rwose agambire kuza kuguhinyuza ngo arebe kuva ku ntego arebe kutiyerekwa ryawe we abereho guhinyuza ubuzima bwawe uyu rero uyu muhinyuza ashobora kuza ari kuri kote iri positive cyangwa ku ruhande ruri negative ariko je wonyeneye cyane uwo nakwifuriza abadamu bagenzi banjye n'umunyuza muri kote in a positive way urumva mama pasteur hari igihe mba mfite dream hari igihe mba mfite project nkayibyinira imyaka 5 sibyo imyaka 5 seriously reka mbahe the real example ngewe like umugabo wanjye n'umuhinyuza ariko aminyuza in a positive way for example iyo ngomeje mvuga ikintu ariko nkakizana arambwira atari ko so wabuze iki ni iki gituma uvuga iki kintu utakizana aranchallenges kuko mitanumva ariko suba arabona ko abishoboye ariko suba arabona afite ibi ariko arimo arampushinga into my vision arampushinga mu kubyara sometimes uranarakaye abikubwiye ari nege hambwira ngavuga ko uyu aravuga arabona apana kushingwa wenda arabishinzwe kuko is my partner ariko noneho ngavuga ariko suba arabona mfite uburyo ubuse arabona ibi bintu mbishoboye ariko arimo arampushinga sibyo kabisha sanda mwa appreciatinga cyane kuko we araminyuza ariko mu buryo buri positive nago ancinya nagambwira ngo cacaka nabyo shoboye arambira ngo igihe wabivugiye uzabikora bigenze biti nimba ruko nubundi abona ari uko ndi confident kuko hari bagore beza ratumureke mbabwira mureke tube self confident kuko umuntu uri confident niyo yagucecekesha ariko bamaze kumenya ko icyo ukora ari cyiza continue nugera imbere nawe azishima azabona ko ibyo ukora bikwiriye yego mama Nshuti bakunze rero murabyumva Imana
umugisha batamuriza mwayumvishe indi nshuti rero ya gatatu tugomba gukenera mu buzima bwacu ni ya nshuti nyine murayumvishe ihora ihinyuza ubuzima bwawe ubwo iyo tubivuga igucarenginga mu buzima bwose mentale iragucarenginga mu buzima bwawe mu rugo iragucarenginga mu bintu byose ihora igucarenginga iyo nshuti rero urayikeneye nubona imana yari guha yandi utarubizi ntuzayigeze ahubwo yifata uyegereze iyo ngiyo nyine ikubwira ngo bikore bisohoze push kuki utabibyara igihe wabivugiye kuki utabibyara imana iguha umugisha cyane kareme iyo nshuti irakenewe mu bakobwa ariko sometimes iyo bigeze mu bakobwa kuri ziriya nshuti tumaze gusobanukirwa inshuti nuko ari enye tumaze kuzibona tumaze kuzumva tumaze kuzisobanukirwa wenda n'abatumirwa n'abadukurikiranye mwese mumaze kubisobanukirwa twahiriye ku nshuti ya mbere twabonye ari wa mugore cyangwa se umukobwa wifitiye icyizere sibyo inshuti ya kabiri twabonye ari wa mugore uwo twise ngo ni umuyobozi mu buzima bwacu wamwumvise twamuvuzeho namwe abadukurikiranye mwayumvise iyo inshuti ya gatatu twabonye ko ari wa muntu ni umutoza ni wa muntu dukeneye mu buzima bwacu umugore ukeneye umutoza umugore dukurikiranye ukeneye umutoza umukobwa udukurikiranye ukeneye umutoza iyindi nshuti rero ya kane tubonye mu buzima bwacu tugomba kugira turimo kuvuga kuri za nshuti tutagomba guhomba no gutakaza ni ya yindi iguhinyuza mu buryo bwose none karene ndagira ngo ubwire abakobwa badukurikiranye ubu ngubu n'icyo wavuga kuri iyi nshuti mu buzima bwawe mu buryo ubwo aribwo bwose inshuti iguhinyuza ni inshuti ihera ku kintu ufite ireba ku kintu uri gukora ikakubwira uri gukora iki kintu ariko ndikumva atari cyo apana kugira ngo guca intege ariko akakubwira urimo uragenda gutya ariko bisi byiza genda ahangaha bikuzuza apana ibiguca intege avuga ati niba utangiye ikintu kireka ariko kuguhinyuza akakwereka ati icyo ntabwo ari cyo niba niba ufite boyfriend bamugani akubwira uriya muhungu ameze neza mureke wumva nyine ari kugira ngo umureke gusa nta kintu kizima akubwira ariko umuntu w'umuhinyuza arakubwira ngo wowe hari ikintu wamushakiye unamukundiye iki kintu maybe ushaka kugisengera ikintu cyavamo akaguhinyuza muri rwa kwiteguye icyambere si ukumureka kuko ntuzabona indi ntabwo ari wamurema ntabwo uzabona ushaka cyane kugira ati iki kintu ushaka kugisengera tukagenda gutya iki kintu uwo muntu arakubwira atari ko kare igihe umaze umbwirira ko muri kumwe n'uriya muhungu imyaka 2-3 muraplanning iki muragera kuki ese mugamije kugerana sibyo iyo niyo nshuti nziza iguhinyuza ariko ikujyana ahantu igusunikira ahantu nshuti bakunzi rero imana ibaha umugisha cyane murumva tumaze gusobanukirwa ni za nshuti dufite tugomba kugira mu buzima bwacu usubire inyuma mu nshuti zawe urebe izo nshuti urazifite ese muzifite izo nshuti nk'uko arenye urazifite kuko zose ni ingenzi na cyane iyi ngiyi ya nyuma y'umuhinyuza ndetse na yindi ya mbere nizo nshuti z'ingenzi ugomba kubanza ukareba wa wundi mugore wigirira icyizere ukavuga uti umugore wigira icyizere uyu mugore uri unstoppable umugore utagira nindakumirwa nawe ujye umuhagarara imbere ku byiza ariko tuba tuvuga ku ruhare rw'ibyiza kandi bishimisha Imana byatwubaka ndetse n'umuryango yacu byatwubaka muri society nene yindi ya kabiri nanone ya yindi iyerukayo yanyuma ya yindi ituma ushyira ibintu mu bikorwa yandi kugira ngo narabirambiwe ariko igihe wabivugiye igihe wambire vision yawe igihe wambiriye fiance kuki mudashakana igihe wambiriye kubaka niki kibura aguhara gusunika mbega naguha amahoro ntabwo ituze ngo hari umudamu ni umunyamahanga kazi ariko umudamu nyine hari abo bita ngo ni international speakers she's an international speaker noneho naramukurikiranye avuga nko kuri iyo nshuti ntabwo yakizanye neza ariko ni nk'uko yavugaga aravuga ati abantu bahora bavuga ibintu bitavuka ati rimwe negeze kuba ndaho mfite vision yanjye mfite inshuti yanjye nkahora nyibwira nsengera ndashaka gukora iki avuyeho ngo uwo mushuti waramubwira atari kurabizi ndambiwe telefone yawe ya buri munsi unterefone umbwira ngo ndashaka gukora iki ntugikore ati none ikindi gihe ntiwakongera kumpamagara uvuga kuri iyo proje uvuga kuri iyo vision uzajya baza depositinga amafaranga $1,000 kuri konti yanjye
ubone kumpamagara kuko iyo topic ndayirambiwe itavuka. Uyu rero yari umuhinyuzi ari kumusunika ushaka ko abyara ushaka ko agira icyo akikira. Turabakeneye rero. Imana iguha umugisha cyane. Inshuti bakunze ndagira ngo ujye gufata umwanya ujye mu ijambo ry'Imana usome muri Rusi igice cya mbere uhere ku murongo wa 15. Ndabashimiye cyane, mwakoze cyane kudukurikirana kandi nabashashikariza kugira ngo mukore subscribe, sharing abandi bantu, gira abandi bantu bwira bimvite babwire kuri za Facebook zanyu n'ahandi, babwire ko iki kiganiro kidufitiye umumaro. Imana ibaha umugisha, umwuka w'Imana bagenderere, Imana ibigishije Nshuti izibere ko muri societe mu kazi, mu rugo rwawe, mu muryango wawe. Imana iguha umugisha. Turabashimiye cyane. Imana ibaha umugisha. Turavuze ngo shalom.